Uyu munsi twihuse cyane reka tunyarukira ku isoko ry'umurimo hano mu Rwanda maze turebe uko byifashe. Mu kwezi kwa gatanu 2024 mu Rwanda working age cyangwa se abafite imyaka yo gukora babarizwaga kuri 8.3%. Muri izo miliyoni zose 4.3 nibo bari bafite akazi gusa. 869 bari unemployed cyangwa se nta kazi bafite. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane kuko uyu mubare ni myinshi uragenda ukagera kuri 16.8% bya unemployment hano mu Rwanda. Ubushomeri ni ikibazo gikomeje guhangayikisha isi yose ndetse bimwe mu bihugu cyane cyane hano muri Afrika yacu byamaze kuyamanika byifashe mapfubyi bitewe nuko habuze umuturambye wakemura iki kibazo. Ibi biterwa nuko za kaminuza nyinshi zisohora abanyeshuri